igihe cy'inkotanyi kirarangiye. Hari abashobora kuba batarabibona, ntibisaba kwerekwa cyane kugira ngo umuntu abimenye. Amatora n'aba tutayarimo, ayo matora ntituzayemera, tutarimo tutagiyemo ngo n'abandi bakandida babyifuza bayajyemo, si amatora. Ndahamagarira abanyarwanda kutazayabona nk'amatora. Ibyo byo by'ikinamico by'inkotanyi turabirambiwe, igihe cyazo cyararangiye nuko bisigaje kugaragazwa gusa. Ubu ni igihe cyacu, twebwe ni igihe cyacu cyo kugira icyo dukora ngo tubohore kiriya gihugu. Icyo dupfa n'inkotanyi si uko atari abanyarwanda nkatwe, icyo dupfa n'inkotanyi ni uko barwanye, ariko icyo barwaniye kikaza kuyoberana, tukaza gusanga batararwaniye abanyarwanda, barirwaniye ku giti cyabo, barwanira inda zabo. Icyo dupfa n'inkotanyi ni uko zimaze imyaka 30 igihugu zarakishe nabi, zariteranyije n'abanyarwanda, zarahemukiye benshi, zarakomerekeje benshi, zikambuka imipaka zikajya no gutera akaduruvayo mu karere k'iwacu. Icyo dupfa n'inkotanyi ni uko zananiwe kuyobora igihugu. Ubu ngubu igihe kikaba kigeze ko haboneka abagabo b'inkorokoro